Mu bitabo byinshi bitandukanye hirya no hino ku isi byanditswe n'abanditsi batandukanye kandi bakomeye, hari n'ibyo twasomyemo ubuhemu, igitabo cy'ubuhemu rwose. Ubuhemu ni igitabo kirekire kigwa na buri umwe wese ku isi, kandi niba utarakiga ni igitabo utifuza kwiga rwose, kuko ni igitabo kirurira ugisoma ndetse n'amaso akavamo amarira akagitogamo. Iki ni igitabo nifuza yuko wasoma, ariko niba waragisomye ngira ngo uzi byinshi cyane kundusha rwose, kuko ntidusoma bimwe nubwo hari igitabo cyitwa izina rimwe. Igitabo cy'ubuhemu rero ni igitabo kirekire. Ibitabo bivuga yuko ubuhemu ari igikorwa cyo guhemukira umuntu nkana cyangwa kurenga ku cyizere wagiranye n'umuntu. Bishobora kubamo guhishura amakuru yerekeye ayibanga, amasezerano cyangwa kubeshya. Guhemukirwa kandi ngo bishobora gutera ihahamuka kandi bigatera umubabaro mwinshi cyane ku bahemukiwe. Bisobanurwa kandi ko abantu bahemukira abandi kugira ngo bashyire imbere inyungu zabo bwite. Ibi bikorwa n'abantu akenshi bagamije gushaka icyubahiro no kutita ku bandi bantu. Uhereye mu bihe byo ku ngoma zikomeye z'abami babayeho mu isi nka Alexandre wa gatatu wamenyekanye ku izina rya Alexander the Great, wayoboye ubwami bwa Macedonia akabugeza ku matwara y'abaharaniye kwigenga bagashyiraho ingoma za repubulika. Amayeri atangaje n'ubugambanyi byagiye bihirika ubutegetsi bigashyiraho ubundi. Alexander the Great yigaruriye amahanga menshi ahereka ubutegetsi, yomekaho ubutaka bwinshi cyane. Ubwami bwe bwa Macedonia yarayoboye aribwo Bulgaria y'ubu, ubu bukombe bugera muri Misiri izwi nka Egiputa y'ubu cyangwa se Egypt. Alexander kandi amateka avuga ko nta muntu n'umwe mu babayeho mu gihe cye washoboraga guhangana nawe n'inshuro ya rimwe ngo amutsinde. Uyu Alexander the Great yatigishije isi rwose, ariko bikekwa ko iki kimenya bose hari akantu gatoya cyane kagihangaye. Bifitanye isano n'ubuhemu cyangwa n'ubugambanyi ko the Great ngo bishoboka ko yaba yarishwe n'umubu, virusi cyangwa se umwe mu ngabo ze kandi wari umwizerwa, akamuha uburozi mu byo kurya, akamugambanira, agahita ahatakariza ubuzima ako kanya, kuko ngo yagize umuriro mwinshi cyane ubwo yari mu rugendo agarutse mu Bubiligi. Agwa mu nzira arapfa ku myaka ye 33 gusa. Ibigwi bye byose nibyo yagezeho byose bihinduka ubusa ako kanya. Alexander atangira kwibagirana, ariko kandi nubwo yapfuye, ibikorwa Alexander yakoze kugeza n'ubu amateka ye aracyavugwa cyane, aracyasubirwa hirya no hino ku isi. Guhemuka kandi ngo bigira ingaruka zirimo no kwifuza guhora kuba guhemukiye, ariko ikiba cyiza nyuma ya byose no guhemukirwa ugahora mu buryo bugamije kwigisha uwo bikoreye kutazongera guhemukira abandi, ariko bikaba akarusho uwo wihoreyeho nawe amenye ko wari ugamije kumwigisha akiga. Icyo gihe umubano wanyu urongera ugakomeza, ariko kandi hakabaho kumvikana. Ibitabo byinshi bitandukanye birimo na Bibiliya bitubwira inkuru nyinshi cyane z'abarenganijwe bakihangana kenshi, ariko nyuma bagashaka uburyo butangaje cyane bwo gutanga isomo rituma babahemukiye bihana. Muri izo nkuru kandi dufitemo n'inkuru ya Yuda wavuye aho bene se bari batuye, aramanuka ajya gucumbika kwa Hira, umugabo wari utuye ahitwa Iduramu. Yuda abonayo umukobwa muri ako gace. Uwo mukobwa yari umunyakanani, aramujyana aramurongora, asama inda, abyara umwana w'umuhungu amwita Eri. Yongera gusama inda ya kabiri kandi ayibyaramo umwana w'umuhungu amwita Onani. Yuda yongera kumutwika inda ya gatatu, abyara umwana w'umuhungu kandi amwita Shera. Muri make Yuda ubwo yaragize abana batatu b'abahungu gusa. Yuda asabira umwana we w'imfura Eri umwana w'umukobwa witwa Tamari. Eri imfura ya Yuda ngo yari umunyabyaha mu maso y'Uwiteka, Uwiteka aramwica. Yuda abwira Onani gucyura mukamwene se nk'uko byari bikwiriye gukorwa mu muco wabo. Onani amenya yuko umwana atazabuwe, kubera ko byavugwaga yuko igihu cy'uyu mugore wa mukuru wawe cyangwa se w'umuvandimwe wawe umwana uzabyara azitirirwa uwa mbere. Nuko aryamanye na mukase ashyira intanga hasi kugira ngo adacyura mwene se. Icyo yakoze icyo ngo cyari ikizira mu maso y'Uwiteka, nawe aramwica.
maze Yuda abonye ko abahungu be bose bagiye kuhashirira bamaze gupfa, reka rero atangire gutegura guhemuka. Yari amaze kubona neza ko asigaranye umwana umwe wenyine w'umuhungu. Abwira Tamari umukazana we ati, guma mu nzu ya so uri umupfakazi ugeze aho umwana wanjye Shera azakurira, maze nzamuguhereza. Kuko ngo Yuda yibwiraga ko Tamari ari umuteramwaka rwose, ko yatuma n'agahererezi yari asigaranye nako gapfa nka bene se, nk'uko n'abandi bagiye bapfa umusubirizo. Tamari aragenda aguma mu nzu ya se nk'uko sebukwe yari amaze kumubwira. Hashize iminsi umukobwa wa Shuwa muka Yuda arapfa. Yuda amaze kumukorera imihango no kumusezeraho, arazamuka ajya i Timuna aho abagaragu be bakemuriraga intama ze, we n'inshuti ye Hira umunyadulamu. Maze abantu babwira Tamari bati, sobukwe arazamutse agiye i Timuna gukemuza intama ze. Umva rero guhora Tamari yagize. Yiyambuye imyenda y'ubupfakazi, yitwikiza umwenda mu mutwe we, aripfukapfuka rwose ku buryo utamenyaga yuko ari we. Yicara mu marembo yo ku nzira ajya i Timuna, kuko yari amaze kubona Shera amaze gukura, ntibamumuha ngo bamuhungure. Yuda ahageze amubonye agira ngo ni maraya, kuko yari yitwikiriye mu maso. Atambikira aho yari ari iruhande rw'inzira, aramubwira ati, nakwinginze turyamane, kuko yari atazi ko ari umukazana we. Undi aramubaza ati, nituryamane uzamandisha iki? Yuda aramusubiza ati, nakoherereza umwana w'ihene wo mu mukumbi. Undi aramubaza ati, urampa ingwate kugeza aho uzawuherereza? Nawe aramusubiza ati, ndaguha ngwate ki? Umugore aramusubiza ati, mpa impeta yawe iriho ikimenyetso n'umugozi wayo n'inkoni witwaje. Arabimuha, bararyamana. Amutwita inda ariko atabizi ko yabikoze. Arahaguruka aragenda, yiyambura umwenda wo mu mutwe, yambara umwenda w'ubupfakazi we, yisubirira mu buzima bwe nk'uko byari bisanzwe. Yuda ako kanya yohereza wa mwana w'ihene, amuhaye wa munyadulamu w'inshuti ye ngo uwo mugore amusubize ingwate ze yari yamusigiye, ariko aramubura. Abaza abagabo bo mu mudugudu yari arimo ati, maraya uwo ari hehe wa Renayimu iruhande rw'inzira? Baramusubiza bati, nta maraya waraha. Asubiraho Yuda yari ari, aramubwira ati, ntawe nabonye, kandi abaho bambwiye ko nta maraya wari uhari. Yuda aramusubiza ati, nta byigumanire twe gukorwa n'isoni. Dore nohereje uyu mwana w'ihene, maze uramubura. Gaho nta byigumanire, ariko twe gukorwa n'isoni. Hashize amezi 3 babwira Yuda bati, Tamari umukazana wawe yarasamye kandi afite inda y'ubusambanyi. Yuda arababara cyane, arababwira ati, nimumusohore bamutwike. Ubwo n'ubugambanyi bwari bugiye kwiyongeraho, ariko kandi ntiyari yamenye icyo yakoze. Bakimusohora atuma kuri sebukwe ati, nyiri ibi bintu niwe wantwitse inda, kandi ati, nakwinginze data bukwe, menya nyiri ibi bintu. Impeta iriho ikimenyetso n'imigozi yayo n'inkoni y'ubutwari. Yuda yemera ko ibintu ari ibye, akibikubita amaso, arumirwa cyane, agwa mu kantu, ariko yibuka icyo yakoze, abona ko ari igihano yari akwiye. Hanyuma Yuda yemeye ko ari ibye, ati, andoshije gukiranuka, kuko ntamuhaye Shera umwana wanjye ngo mucyure, ntiyongera kuryamana nawe ukundi. Nguko ngaya ya Yuda, nk'iki cyo yabonye. Yuda yahawe igihano rwose, yakiniweho umukino wo guhorerwaho, ariko kandi aza kuba intwari, nawe yemera ko yakoze ikosa rikomeye cyane. Uko niko guhora. Uyu ni wo mubabara abantu bahura nawo. Birashoboka cyane rwose ko ahuri wahemukiwe, ugahemukirwe rwose ubugira kabiri, yewe wahereza amahirwe n'uwaguhemukiye ku nshuro ya 3 akaba yakongera kuguhemukira, kuko abanyarwanda bavuga neza ngo agahwa kari ku wundi karahandurika. Ariko kandi ibi bibaho kenshi, ngo abantu bahemukira abandi bagambiriye inyungu zabo bwite. Icyo umuntu asaba ni ugushishoza, akaba maso, akabera amaso ubuzima bwe, akabera amaso n'ubuzima bw'abandi, kuko iki nicyo gikwiye muri sosiyete. Abantu bari bakwiye kubana amahoro rwose, abantu bakareka guhemukirana, kandi habaho no guhemukira ukibuka gusaba imbabazi. Ariko nawe wahemukirwa, nawe ukibuka yuko ukwiriye gutanga imbabazi.
Ibi nibyo bikwiriye muri sosiyete, aribyo abanditsi bavuga neza yuko guhemukira umuntu ari ikintu gikomeretsa rwose, kigashengura umutima, kikabuza umuntu amahwemo, kandi kikamutera umubabaro mwinshi cyane. Ni naha dusoreje ikiganiro cyacu. Twagarukaga cyane ku ngingo zimwe na zimwe zivuga ku buhemu ndetse no guhemukirwa no gutanga imbabazi. Naho ubutaha ikiganiro cyacu nakagaruka.